kuki Diana kibara kudekarara ko ashobora kuba yakwiyamamaza abantu bo ku ruhande runaka batangiye kuzamura utuntu n'utundi bakazana n'udufoto twa 2010 na kangahe atambaye ama convocation ngo nasibye umuganda ati ugatanga 5,000 namubwiye ngo nunyereka gihamya yuko uwo muganda ari ngena usibye genyine ukanyereka raporo y'imiganda yose yabanje ukambwira bayijemo ariko wiza kuvuga ngo witera ubwoba ngo niba udatanze amafaranga umusanzu wa FPR niba utari muri FPR mu nama z'abaturage sinjya yo kubera ko ziza zivuga iby'ishyaka riri ku butegetsi avuga ati kandi nge fiti ryanjye izo nama ako kantu buriya Victoire niyo yari watayiminze neza kuko yatangiye dossier mu kwa 11 bimenyekana mu kwa mbere anono abibonye gutya ahita ajya gushinga PS imbera kuri abaho akoresha amagambo akomeye turatugabane nibanga bimeneke akayeho ka politique amagambo aremereye nyine noneho amaze gushinga ishyaka mu gihe ritaremerwa nagandi ibyo yisobanuyemo yagomba kuvuga ibyo bavuga ngo iyo naje ubibwirwa niki amafaranga unca ninde wundi wayaciye yanyereka nibyo noneho ati barankubise we rero urumva ni Wide Media Rwanda gende Emma Sezerano tubaha ikaze kuri Wide Media Rwanda abakunzi bacu turi kumwe na Karegeya Omar Jean Baptiste mwarimu wacu akaba umusesenguzi umunyamakuru w'umwuga Karegeya muraho neza ndaho rwose ayawe namaki se ndavuga amakuru ko harahashize iminsi bakunyishyuza impamvu zituma umuntu aburana nyinshi ubuzima kubera gukora akazi igihe cyo kuruka kikaba gitoya iyo hajemo rero imanza ziri sociale gushyingura inama z'ababyeyi gusura abana ku mashuri ku muntu ukora iminsi 6 uwo nguwo umwe ugomba kuvamo ibyo byose ntago rero wapfa ntago byapfa gukunda ibyo ni ibisanzwe n'ubu ngubu nicaye aha nagombye kuba ndi mu nama izaza rimwe na rimwe bimwe birapfa ariko kuboneka buri gihe byo biragoye donc umunsi umwe wo ku cyumweru ni ugomba kuvamo ibyo byose gushyingura gusura abarwayi gusura abavandimwe gusura abana ku mashuri na ka siporo ibyo byose umunsi wo ku cyumweru ni uwabyo kugira ngo ubuzima bugende neza biba bigoye rero guhora ububona biragoye twishimiye kongera kukwakira nanone rwose nanjye ndabishimiye yego rero n'ubundi tugiye kuganira dushaka amasomo yo guhereza abanyarwanda ndetse n'abakunzi bacu nari ndimo ndeba mu minsi yashize ariko ni no ku mugoroba amatariki arimo arengereza amatariki y'ubukwe ubukwe bwo mu kwa 7 ugezeho utegura umwambaro ngabaza ngewe ariko abantu nabo namaze kubera nabahaye indirimbo ya Muyango igitero cya nyuma aho avuga ngo bikubarira iminsi sibo baruguhaye avuga ngo iyo ngabire y'Imana yahaye u Rwanda ibihugu by'amahanga byararondogoye bikubarira iminsi sibo baruguhaye abanyarwanda twese turi inyuma yawe uwo Muyango avuga so rero abatumvise ubukwe sinzi igihe yayihimbiye ariko wagira ijyanye n'uyu mwaka ariko nzi ko ari ya kera kuko n'umwaka ushize nakundaga kuyikoresha mu biganiro kuri flash nakora ngo nari mbizi nagura nzi ko izahuza n'ibihe yego none ubu tugiye twabona ahantu bihuriye igitumye nkomoza kuri uriya munsi w'ubukwe twavugaga wenda batabyumvise neza ni n'amatora y'umukuru w'igihugu dufite mu kwezi kwa 7 ku itariki 10 z'uku kwezi kwa 5 hasohotse inkuru igaragaza Maître Ntaganda Bernard yagiye mu rukiko gusaba ihanagurwa busembwa kugira ngo nawe aziyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu uyu mwaka uraza kudutwara
mo gato ku batazi cyane Maître Ntaganda use n'ubamubwiraho hanyuma tube twajya ku mpamvu zimusundikira kukongera kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cyane ko atari ubwa mbere abikoze. Hanyuma turebe possibilité zihari kuba we yakwiyamamaza cyane ko kuba atangiye kuburana ihanagurwa busembwa muri uko kwezi kwa gatanu bisa naho hasigayemo iminsi mike cyane. Uduterera metero tumenya ari ibiki. Urakoze cyane. Ubundi kwa gatanu cyabaye ni nk'urubanza, ni urubanza rw'ihanagurwa busembwa. Rero buriya Ntaganda sinzi impamvu asaba urukiko ntago byamenyekanye, mu gihe uribuka ko ibya Ingabire Victoire byamenyekanye nubwo nabwo byamenyekanye hashize igihe, ariko byararangiye urubanza bamaze kumuhakanira. Yego. Ntaganda rero sinzi uko impamvu yabikoze mu gunyu, niko tukunda kuya bucece tukabimenya ko ari muri gahunda. Twajyaga tumuvugaho ariko tutazi ko nawe yabisabye. Yego. Kuba navuga Ntaganda akantu uvuze ko batamuzi, umuntu utazi Ntaganda ntabwo yakurikira ibiganiro bya politiki, kuko ni nko kuza kureba penalty utazi ko match yagenze. Yego. Ntaganda abantu bakurikira ibya politiki baramuzi cyane, benshi tumwita akayihayiho. Niyo wazanye terime yo kuvuga ngo mfite akayihayiho ka politiki. Ntaganda yahoze ari umu-PSD wo mu Ruhango ngira ngo, hanyuma uko yavugaga atangira gushinga PS Imberakuri yita president fondateur, mu bintu byatumye ayishinga avuye muri PSD nuko yahoraga ku rutonde rw'abadepite ariko akaza mu mibare mu myanya y'inyuma yo hagati. PSD ntabwo irarenza abadepite 6. Ntaganda rero yabaga ari muri za 30 mu gihe n'uwa 10 bigora kugira ngo agerweho. Yagiye ku rutonde nk'inshuro 2 cyangwa 3. Yego. Nono 2 abibonye gutya ahita ajya gushinga PS Imberakuri. Abaho akoresha amagambo akomeye, turatugabane n'ibanga bimeneke, akayihaho ka politike, amagambo aremereye nyine. Noneho amaze gushinga ishyaka mu gihe ritaremerwa agira ntabwo nibuka ibyaha yashinjwaga ariko yarafunzwe. Yego. Yarafunzwe amara igihe rwose, anarwarira muri gereza. Yakatiwe imyaka. Yes, nuko nyuma aza gufungurwa. Ubwo niyo nkomoko y'ubwo busembwa ari gushaka guhanagurwaho. Nicyo gifungo yakoze. Ibyaha bye ntago mbyibuka ariko n'ibyaha bya politike kuko yari umunyapolitike nyine. Yego. So urumva rero nibaza ko wenda kumufunga ashobora kuba yarigize ibyo yunguka muri cadre ya politike, ko ni umunyamategeko. Ashobora kuba ari ibyo yungutse muri politike, ashobora kuba hari ibyo yahombye, cyangwa se akaba afite izindi strategy yungukiyemo. So urumva ubwo rero icya kabiri kugira ngo bumve yita president fondateur wa PS Imberakuri, kandi koko nibyo nubwo mu mategeko atari byo, ku gitekerezo niwe cyavuyeho, ariko ishyaka ritaremerwa niwe wariyoboraga, atangira procedure kugira ngo ryemerwe RGB iryakire. Hanyuma rimaze kwemerwa rinasabwa kumwirukana mu ishyaka. Nuko byagenze. Rimusaba kwirukanwa, noneho yirukanwe mu ishyaka bamukabunane barazamuka. Hanyuma Ntaganda we noneho ngira ngo n'ibyaha ashobora kuba yarabikoze muri iyo mecontentment yo kwirukanwa mu ishyaka yashinze. Yego. Kuko yaragiye akora politike inyuma y'ishyaka, ntiyashinga irindi ngo naryo nibura yongera risabire procedure. Kuko n'ubu style kuba akiyita president fondateur biri mu bintu ushobora kumugora wa PS Imberakuri. Yagombye gushinga irindi kuko iriya yo yamaze kuyirukanwamo, cyangwa se agasaba kurisubizwamo. Kandi aragira ati nzaba perezida. Kandi ntabwo bamwakira, nibaza ko batamwakira. So urumva rero ubu niwe Ntaganda uri gusaba ihanagurwa busembwa, akayihayo ka politike nyine karacyamurimo. Ubushinjacyaha buragira buti rero ni ku munsi w'ejo urubanza rwarabaye. Kimwe rero cyangwa se bimwe mu byo ubushinjacyaha
bwavuze nuko bigoye ko ari buze guhabwa ihanagurwa busembwa byibura yakabaye ari gusaba ihanagurwa busembwa mu mwaka w'2034 kubera iki ihazabu yasabwaga kwishyurwa na Ntaganda yayishyuye uyu mwaka ariko hari byinshi yagiye agaragaza nanone yuko agaragaza bigenwa n'amategeko atigeze akora nko kujya mu muganda, kujya mu nama, gutanga amafaranga y'umutekano. Ibyo bintu byose bikaba biri muri bimwe biri kumubuza guhabwa iryo hanagurwa busembwa. No. Hari ibyo umbajije afite uko yasubijeho kandi ngewe mfite ukundi mbona ariko umushinjacyaha sinzi icyo yashingiye avuga ko ari yagombye kuhanagurwaho ubusembwa muri 2034 imyaka 10 nyuma ya hano kandi amaze yindi afunguye ko mu mategeko ihanagurwa busembwa nibura urisaba nyuma y'imyaka 5 ufunguwe. Abanyamategeko n'abandi nubwo tuba twigisha natwe dukeneye kwiga. Ntago nibaza ko mu gihano habarimo igifungo n'ihazabu ariko sinibaza ko ihazabu ariyo yatuma ubusembwa buguma ku muntu kuko logique y'ubwo ubusembwa nubwo gukora icyaha ukanafungwa. Iyo umaze gufungwa ufungurwa wikosoye noneho kugira ngo confirmation y'uko wikosoye nuko witwaye nyuma ya gereza. Ntabwo rero urumva ibyo ngibyo ni comportement ni discipline ntabwo ari finance na economy yo kubona amafaranga y'ihazabu. Kuburi hazabu bishobora guterwa n'ibindi kuko ntabwo inyangamugayo zose zikize. Ushobora gusohoka ukikosora uvuye gereza ariko ukabura ayihazabu. So ubigendeyeho rero byaba bivuga ngo umuntu ufungurwa akennye ntihazigera hanagurwaho ubusembwa. Kandi usibye for your information n'abadukurikiye hari urutonde ruri kuri website ya RIB niya Minijust hariho abantu barimo amadeni leta cyane kubera ayo mahazabu. So udafite gahunda yindi izatuma asaba ihanagurwa busembwa kuko hari ufungurwa ntabwo ari bose babisaba. Hari ufungurwa akigira mu buzima busanzwe ibyo akora bitamusaba guhanagurwaho ubusembwa akabyihorera. So niyo hazabu ntibayishyura. Nta nubwo ndumva mandadare cyangwa mandadamene yo kwishyuza iyo hazabu kuko urwo rutonde abantu bajye basoma. Urwo rutonde rurimo abantu nabo muri za 2010. So bishatse kuvuga ngo nta mbaraga zishyirwa mu kwishyuza iyo hazabu kuko igihano cya mbere nakita nka kiranyine cyo gufungwa cyo nabyita bimikira sinabyita ibabaza mubiri ariko ni nk'ibabaza muntu simbizi kuko nukwamburwa buriya burenganzira. Niba mbyise kubabara by'abantu bihangane kuko ntabwo ari ukwishima. Hari byinshi wamburwa ntubona n'umugore nturya uko ushaka ntiwambara ibyo ushaka mbese nta telefone ntaki niyo mpamvu byitwa ubusembwa. So ngira ngo kiriya gihano uko ucyitwaramo nuko witwara ugarutse nibyo byakabaye byitwa ubusembwa. Nayo by'amafaranga dore ngiye bivugiye ahangaha nuko abantu baba batabizi bagiye kuri izo mbuga urubuga rwa RIB n'urubuga rwa Minijust hariho urutonde rw'abantu barimo amadeni leta akomoka kuri iyo hazabu n'aba 5 barimo aba miliyoni aba 200 aba 300 ya kera ariko kubera ko nyine abantu bose nago ufunguwe wese ahita yumva ko akeneye ihanagurwa busembwa. Kuko ihanagurwa busembwa keretse ushaka kujya hanze ntakabona ushaka kujya hanze ushaka kwiyamamaza gutora byo hari n'ababa Burundi hari n'abatafite ubusembwa badatora nuko. So rero urumva we nuko akeneye kwiyamamaza. Iyo abatari bwiyamamaze ntago baba yarasabye iryo hanagurwa busembwa. Icya kabiri icyo mbona ashobora kuba yaranabitekereje atinze kuko urumva nubu ubuse umucamanza avuze ati tuzarusoma mu kwa 6 timetable ya neke umucamanza arayizi na Ntaganda arayizi. Niba ashaka kwiyamamariza kuba perezida wa repubulika cyangwa se n'umudepite bamusubije gutanga kandidatire byararangiye ntiyakwifureba inzozi se abandi bari muri kampanye ntiyakwifureba inzozi se. So yaratinze bese buriya Victoire niyo yari watayiminze neza kuko yatangiye dossier mu kwa 11 bimenyekana mu kwa mbere
hanyuma urukiko rusiyeja rubivugaho ngira ngo mu kwa gatatu. Urumva we yari muri ntuza. Ntaganda rero kuba yabikoze atinze nabyo ni irindi somo. Why? Yabibwirijwe yarategereje iki? Ko yazabu yayibonye se kuki atayishatse muri iyo myaka yose? Urabona ko kuri Victoire barebye ibiriya bikorwa bya politiki mu mpamvu batanze, ntabwo bavuze ko yatinze gutanga hazabu. Yego. Niba yari yarayikasi ko ntabwo byibuka neza. So Ntaganda kuba bikoze atinze ari cyo bisobanuye, cyangwa se akaba yarabikoze mbere bagatinza kuko pagutinza urubanza rugatinda kuba kubera ubucucike. Nabivuze ngo rugutinza nkaho babikoreye ubushake. Ushobora no kubitanga urubanza. Ubu ngubu bari gupanga imanza za 2027. Yashoboraga no kubitanga bakamufikisa ko urubanza rwe ruzaba 2026. Amatora yarabaye, ibyo byose byarashobokaga. So nuvuga ngo iyo agira gahunda hakiri kare yagomba kubitangira mbere. Niba atari impamvu yuko byatindijwe na procedure yo mu rukiko kubera amadosiye menshi cyangwa se n'izindi mpamvu, ariko abaye yarabikoze muri no mwaka 2024 ari wo mwaka ugomba kubamo amatora, ibi byose yagagombye kubikemura. Yaba yaratinze, ariko nawe ntiyatinda, ni umustrategie, ntago yatinda ku bwende gutyo. Ashobora gutinda hari ibindi ariho, cyangwa se ategereje ko hagira umuhwitura. Kuko amatora asaba amafaranga. Ushobora gusanga yaragitekereza ati ese baramutse banyemereye nakoresha yahe. Hanyuma umushinjacyaha rero nubwo Ntaganda yisobanuye rero, uze kunsomera ibyo yisobanuye we ku giti cye, ariko reka nteri metero. Yego. Umushinjacyaha kuvuga ko ngo Ntaganda atajya mu muganda, nta hantu ndabona mu muganda bahamagara nkuko bahamagara mu ishuri. Nta kaida peri y'umuganda tugira mu Rwanda. Yego. Wabyumva? Mu muganda nta gipande. Abaje mu muganda babamenya bate? Umuyobozi yigeze kunyitendekaho niko nabyita. Umuyobozi w'akagari, ariko baramwirukanye ama convocation ngo nasibye umuganda. Ati ugatanga 5,000. Naramubwiye ngo nunyereka gihamya yuko uwo muganda ari njye nawusibye jyenyine, ukanyereka raporo y'imiganda yose yabanje, ukambwira bayijemo, ukananyereka amafaranga wakuye mu bayisibye, nanjye ndayaguha ndanakuba 10. Yahise atwara convocation ye. Ariko ibyo bintu mu cyaro byo byakundaga kubaho. Icyaro ndi mu Rwanda, ariko nuko batavuga kutajya mu muganda ugasanga itegeko rirahari, ariko ngiye kugira ngo umpanishe itegeko, urabanza unyereka abandi bari hadishijwe. Ni ugendeye kuziye facts. Nubwo ari 5 ntago byambuza kuburana, n'uburenganzira bwanjye. Yego. Abaje ubabwirwa n'iki? Iyo naje umbwirwa n'iki? Ko atari wo wa mbere nsibye ku cyuma n'iyuyu. Iyindi najemo kutigeze ubimenya, nyereka amafaranga wakusanyije mu yindi miganda twasibye. Yego. Ngiye n'abagenzi banjye benshi. Kuko by the way urumva ibyo ngibyo umushinjacyaha ashobora kukagenderaho wenda kubera ari Ntaganda w'umunyapolitike, kandi koko ni public figure, ibyo birashoboka yaje mu muganda nta wabiyoberwa. Ariko nanone n'abandi babyumvira hanga. Usibye kwitendeka ku muntu, reka mbyite gutyo, ukavuga ngo wasibye umuganda azana amafaranga. Itegeko rirahari, ariko niba rihari ari cyasamye kitaryana kigategereza ko Karegeya asiba umuganda, ibyo ntacyo rimaze. Ni cyasamye kitaryana. Mekanizme yo kumenya bakoze umuganda yakagombye kubihari. Hanyuma na mekanizme yo kukusanya amafaranga y'abawusibye, apana kuza kuryapurika kuri ngewe. Nyereka andi maze kukusanya muri kwa gusiba umuganda kw'abandi. Ntabyo yabona. Nundi wese abyumve. Ntabyo yabona. As long as udafite mekanizme yo kumenya abawujemo no guhana abawusibye, wibyigira kuri Ntaganda, wibyigira kuri Karegeya. Kubera ko hari aho mukubitanye. Cyo kora akazungu bavugaga ko ngo yajyaga ujyamo mu Busanza. Byatumye sata kuyobya uburari. Si ibyo se nyine. So ako kantu rero icyo ari kimwe. Ikindi bavuze, ikindi utararenga aho ngaho ku muganda. Ntaganda yaravuze ati giye impamvu njitema. Urumva ngiye ndi hano, ntago ndi hano kugira ngo mpuze na Ntaganda, mpuze n'umushinjacyaha, mpuze n'umucamanza. Ndi hano kugira ngo ntere imetero. Yego. Ntaganda ibyo yisobanuyemo yagomba kuvuga ibyo. Bavuga ngo iyo naje ubibwirwa n'iki?
amafaranga unca ninde wundi wayaciye yanyereka nibyo noneho ati barankubise we rero urumva yahise avuga ngo muri gereza urumva nta kandi kantu abazanye mariko ati singifasha ibyo mvuze biroroshye pa raporo y'ibyo yavuze yavuze ati muri gereza narakubiswe ku buryo ubu ntabasha gufata isuku ati nkora umuganda none murana ariko urumva nyine urubanza rwa politiki rugira utuntu twarwo urumva nkweretse ko impamvu yabaye umuganda na Ntaganda mu kwisobanura yerekana inkoni zo muri gereza mu gihe ngewe ikisobanuro cyanjye cyari kuba icyo kuvuga ngo iyo naje ubibwirwa n'iki iyo nasibye umanye kangahe ni bangahe umaze guhana ibyo nibyo byari logique ariko kuba ko harimo politike umushinjacyaha yakitwaje Ntaganda nawe aramukasa avuga ati inkoni nakubiswe muri gereza zambujije uburenganzira bwo gufata isuka yiyibagiza ko mu muganda atari ngombwa kujyana isuka icyo wajyana cyose uhari kuko umuganda hari ibikorwa by'amaboko hakaba yabura se no kunama bamaze gukatakata ibyatsi akabyegeranya n'ibitekerezo rega n'abafite ubumuga bajya mu muganda bagakora ibijyanye n'imbaraga zabo ariko hari inama iba nyuma y'umuganda mu kamaro k'umuganda ntabwo ari biriya bikorwa gusa ndibuka hari umugabo wigeze kugira yayoboraga mifotora akubita imibare aravuga ati ariko umuganda utuma abantu basiba abari imibare y'abantu y'ibyo abantu baba baretse gukora bakajya mu muganda none umva bati none anabibaransa na facture na bilan y'umuganda bati umuganda ko bavuga ko ku munsi winjije miliyoni 150 kandi abantu bawugiyemo bose ubabaze wasanga ku munsi binjiza miliyari umaze iki urumva ibyo ako kajambo ntabwo kashimishije abamwumvise bavuze ati kumbe burya nuko utekereza kubera iki ntabwo umuganda ari biriya bihuru twatemye ntabwo ari biriya rigore twazibuye umuganda ni uguhura kw'abantu ukamenya ko sezerano yaramutse uko Karegeya yaramutse na gahunda zindi zikamenyekanira aho ngaho ukamenya ubundi byakabaye byiza ko haba n'ibindi kumenya ibibazo biri mu mudugudu imiryango irimo amakimbirane abana bataye ishuri abarwaye bwa kimarezo ibyo ntabibamo bose bategereza gahunda zavuye hejuru nta na rimwe ndajya mu muganda ngo numve hari gahunda ihari yavutse mu mudugudu wacu hazi iyo gahunda yavuye ku murenge yavuye kugira ngo umudugudu wo ntutekereza icyo nicyo kibazo sanse y'umuganda ni naho yapfiriye n'abatawujyamo n'ibyo tuba twanga ko nta kintu pratikoma ugasanga umuganda upanze kujya gukora isuku mu kibanza cy'umuntu umukire ufite amafaranga aho yahikoreye cyangwa abaturage bakahahinga ubwo biboneyeho gutanga ubutumwa mu bantu abatambona mu muganda si ukupinga ibikorwa ubona bidafite sanse abantu inzu zabagwiriye muri bino bihe ntimugiye kubakira umuntu wenda gutema ibihuru kugira ngo mutarwara malaria itsoke ariko ikibanza cya runaka ufite amafaranga kucyagira ikibanza kigira umwanda bakamuhanya ahubwo kujya tujye gukora kumukorera mu kibanza n'ibindi byinshi hari ibikorwa bipangwa mu muganda ugasanga hari izindi nzira byakabaye bikorwamo ngiye bene ibyo rero simbijyamo ntabwo mbijyamo so rero Ntaganda nubwo yisobanuye ngo baramukubise ubundi agomba kuvuga ati ubundi iyo naje mu muganda unyandikahe nyereka irise yabaje mu muganda mu mudugudu kuva 2010 aho yari kuba mutsinze ariko nawe yahise yizanira make ati kuba ntakora umuganda nimwe mwabinteye ni inkoni zo muri gereza kaka yihaye wakubise turatugabane yahise amukubita akana turahanganye simbasha gufata isuka kubera inkoni zo muri gereza kandi gereza yigejejwemo n'umushinjacyaha wamushinje umucamanza okay. Ikindi cya gatatu gutinda gutanga ihazabu ngira amafaranga y'umutekano Ntaganda bayatanga ntabwo byagombye kuvugirwa mu rukiko hari izindi manza ngeze ko ntayatanga iyo ntayatanze bijya mu rukiko uburyo bwo kwishyuza amafaranga y'umutekano aho Ntaganda atuye nta buhari ku buryo bigomba kujya mu rukiko umushinjacyaha kuzana ku kantu mu rukiko waye kuki ubwo bibaye byakabaye bijya mu rukiko yakaba hari ikindi kirego yashyizweho voilà yego kuki bategereje ihanagurwa busembwa kugira ngo babone ko bavuge ko Ntaganda atishyura
amafaranga y'umutekano. Okay, it's okay. Nango niko byakagenze. Ariko Ntaganda mu kwisara ati reka ibikorwa byanjye byose byinjizaga amafaranga mwarabiborotse. Urumva nawe ko azanye mako kantu? Yego. Niho ubundi yakagombye ubundi igisobanuro kizima cyakabaye nk'iki cyanjye avuga ati iyo abatishyura umutekano babajyana ku kagari bakabirizayo bakava bebe igihe bazishyurira iyo raporo ikajya ku kagari no ku murenge kukibije mu rukiko nuko yagomba kuvuga ariko yese avuga ati reka nayakura he ibikorwa byanjye byose ko leta yabihagaritse n'utwongerageje gukora mu duho niba ari bitanu umutekano manza bitanu tuvuge bitanu mu kwezi abaye atabona bitanu mu kwezi yabarya gute niba ibikorwa bye byose byarahagaze ku buryo abura bitanu byo mu kwezi no kurya yabatarya. Yego. Kandi nanone cyangwa akarega inzego muransaba amafaranga ntabasha kubona dore ndi indigent. Ndi ntaho nikora. Bakamusonera kuko nanubwo ari abantu bose batanga amafaranga y'umutekano. Ni ibyiciro. Icyiciro cya mbere ntayo gitanga. Icya kabiri gitanga ngira ngo 2 cyangwa 3. None icya kane kigatanga 5. Ntaganda yagomba kujya gusaba icyo cyiciro gisonewe. Ariko yese avuga ati korwa byanye byose leta yarabihagaritse. Akandi kantu niba ari inama z'abaturage hari ahandi yisobanuye ngo mu nama z'abaturage sinjya yo kubera ko ziza zivuga iby'ishyaka riri ku butegetsi. Avuga ati kandi nge fite iryanjye izo nama ako kantu ko zivuga ishyaka riri ku butegetsi mubasaba gutanga imisanzu. Je rero mfite iryanjye ntago najya mu nama isaba imisanzu y'irindi shyaka. Ako kantu karakaze teri metero kareye karakaze. Ibi nanjye byigeze kumbaho franchement parlant mu matora ya 2010 yego gitifu umurenge wa Ndera yatwereje invitation nka gitifu uhagarara urwego rwa leta. Yego. Ati muzaze ku murenge invitation nari gifite Alfred Nduwayezu. Amatora arangiye abati muzaze ku murenge yadutumiye kabiri. Ubwa mbere yadutumiye muri fundraising yo kubaka amashuri. Tugezeyo dusanga ndashaka kuvuga ibyo Ntaganda avuga ko bibaho. Tugezeyo dusanga ni nkaho yatumiye abanyamuryango ba FPR ngo kwishimira amashuri fundraising. Ariko muri invitation navuze kuyubyandika muri invitation kwishyaka FPR ari ishyaka rikomeye iyo rivuga rifite abanyamuryango benshi ariko utaririmo akigumira mu rugo. Si ibyo urambeshya kubera iki? Urampa invitation ibeshya kubera iki? Wabyanditse ibyo duhamagariwe tukabimenya. Hanyuma amatora arangiye nabwo amatora arangiye haba ikitwa nka fundraising y'ubusabane. Nabwo muri invitation batatubwiye ko bashaka abanyamuryango gusa. Tugeze ndashaka kugaruka ku mugabo witwa Kajisho icyo gihe. Yego. Kuko ndabyibuka neza cyane. Noneho bamaze gukora fundraising amafaranga amaze kuboneka. Yego. Noneho gitifu ati ubwo rero baciye amani b'imidugudu mwegera abaturage banyu abanyamuryango arikanga ati ndongeye ati na oya ati abanyamuryango n'abandi n'ishuti zabo ati mujyana abantu banyu abanyamuryango n'ishuti baragenda. Uwo musaza rero ntabwo yari umuntu ukomeye. Uwo musaza witwa Kajisho yari umuntu usanzwe ariko aba muri PSD. Birongera ageze mu mudugudu we batangiye kunywa batangiye kwiyakira. Ufata ijambo nawe akagaruka kuri rya shyaka ryatsinze amatora. Kajisho avuga ati iyo nzoga nyinyoye byaba ati ntago sinayibonera izina. Aravuga ati PSD woye acaho. So isomo ririmo icyo ashaka kuvuga niki hari abantu benshi bajya mu nama zitwa ko ari iza rusange bagerayo bagasanga ari iz'ishyaka rimwe. Yego. Ntaganda rero nk'umunyapolitike ako kantu ke nanjye ndakumva pe. Nanjye ntago bishimisha kumpa invitation unumiye nk'umunyarwanda nagerayo inama ikaza ari y'umurwana shyaka. Ntago bikunda kandi ntago uba buhaje uburenganzira. Cyambere wambeshye mbwiza ukuri vuga uti
kuri uyu munsi icyo nzi cyo abanyarwanda hejuru ya 90% ushobora gusanga bari mu ishyaka riri ku butegetsi. So utumije inama rero aho kubabeshya ngo ubyitiye abaturage bose ugatumiza abanyamuryango n'undi ya 90 yaza. So rero Ntaganda nk'umunyapolitike we usanga ufite n'ishyaka rye icyo kintu cyo ntago birumvikana. Urumva ariko umuganda yawujyamo cyangwa inama akayijyamo batangira topic yerekeye ishyaka gusa akagenda. Kuko urumva nanjye sinari kubimenya ntahageze. Yarantumiye gutyo ambeshya njyayo urumva ariko gezeyo sanga ibyo yantumiriye sibyo. Ntago ari byo bihe. Nzi ko tugiye gukora fundraising kubaka amashuri kugira gute bakomeje ku busabane ntibukiba cyangwa buzaba. So urumva Ntaganda rero ako kantu yasobanuye ntabwo ari we wenyine ugafite kari henshi. Impamvu mbitinzeho kari henshi nibumve ko ari Ntaganda wabivuze yidefanda mu rukiko avredi tujye tubwizanya ukuri. Ntago yapfusha umuntu ufite irindi shyaka kujya mu nama yiri tari irye none atanabibwiwe ntabwo aba yishimye. Ashobora guceceka. Ntaganda numvise no mu rukiko yarabivuze avuga ngo abantu ngo babaho mu bwoba ngo ntibavuga. Ashobora guceceka kumumiriza siko abantu bose bavuga. Nanjye ubu nuko ari kuri mikoro ariko ntabwo aba yishimye umubangamiye akica gahunda zindi yari kujyamo cyangwa se akaza iyo aza guhaguruka azi ko ari inama y'ishyaka anarisanzwemo ashobora no gutegura n'igitekerezo ariko wamubwiye ngo niyo abaturage bose bagiye kuvuga amashuri bagiye kuvuga ko amashuri n'ay'abanyarwanda bose wowe urahageze. Ibyo bintu abayobozi benshi mu nzego zibanze icyo kintu barakigira. Ntabwo ari byo Ntaganda urumva n'ibyo yavugaga rero. Noneho nibaza ko iby'imisanzu byo uhitanga ubishaka. Buri muntu atanga umusanzu uko yishoboye mu ishyaka rye nta gahato kabamo ariko hamama gahato indirect cyane cyane mu bigo by'imirimo. Sinibaza ko mu nama z'abaturage ho byashoboka ntago oya ndabyibutse ari n'ahandi nigeze kugibatsinda sanga umuntu ari kubunganira ise urugo ku rundi ari imisanzu ataza amashyaka barimo. Oya ntabwo ari byo. FPR ni ishyaka rifite imbaraga rifite amafaranga ntago risabiriza. Niba ugiye gusaba amafaranga yaryo banza baza umuntu niba ririmo. Werure niki werure yes werure niwumva umuntu atabyumva umusansibirize umwereke ibyo FPR yakoreye igihugu ariko wiza kuvuga ngo witera ubwoba ngo niba udatanze amafaranga umusanzu wa FPR niba utari muri FPR kuki Diana kibara kudekarara ko ashobora kuba yakwiyamamaza abantu bo ku ruhande runaka batangiye kuzamura utuntu n'utundi bakazana n'udufoto twa 2010 kangahe atambaye bagahungeta abaturage barakora nabi. Nangwaye ingero zingahe nk'eshatu araho Ntaganda atuye araho nari ntuye Indera naho nari nasuye batsinda narabibonye. Urikumva hari n'undi muhungu nawe nigeze njya muvuga yacuruzaga akabari k'urwagwa abaga n'ingurube. Urumva ibyo byose nta na kimwe cyemewe. Inzagwa ntizemewe ingurube ntizemewe zitavuye muri abatwari zemewe. Baza kumusaba umusanzu arabatuka ndamwumva barigendera akaruka wese shahu ubu kandi ngo bamusabaga niba ari 5 afazari wabahamagaye ukavuga ko buri cyumweru uzajya utanga 1000 ukwezi kugashira 5 wabibahaye naho se ubundi inzu yakoreragamo yari y'umusirikare yari y'umuntu wamugariye ku rugamba. Icyo ni kimwe kumubwira ati irukana Gasiya mu nzu byari byoroshye cyane. Icya kabiri urwagwa ntirwemewe mumene ibijerekani 5. Icya gatatu ingurube ntizemewe nta makosa kuba gutanga inyama zitapimwe na veterineri bagufunge yari kunguka iki hejuru ya 5 byonyine. So rero abanyarwanda baratekereza bashyira mu gaciro bazi kureba wibafatirana. Ngiye ibyo sinjya mbikunda kuza ukamfata nk'injiji ngurandebera nanjye nzi kwirebera winyereka ko ari wowe ubona kurundusha nese ubwo Ntaganda wareba kuburusha. Bwira umuntu icyo ugambiriwe icyo nkunda icyo gukora ibyo hari abayobozi bari smart n'undi wese paraporo ega ntawe utazi kureba inyungu ze ntawe utazi kumenya ibijya mbere ariko icyo nteganyaho kijyana n'icyo nishakaho voilà cyangwa se akaba ntacyo bimumariye
ahubwo ati ngiye ntacyo bimariye kujya mu mashyaka, ntacyo bimariye, sibyo mfite irindi, cyangwa ntaryo mfite, ntabyo nkeneye, cyangwa se ndabahayo mfite. Ibyo ni ibiganiro, ariko wifatira umuntu ku ngufu. Niba turi igihugu kigendera ku mategeko, cyubahiriza uburenganzira bwa muntu, umutungo w'umuntu ntavogerwa, kandi atayaguhaye bifate nk'ibisanzwe, aguma ari umuturage. Ashobora kuba afite ibindi akora, ntabwo abakora bose. By the way, twaba tubeshya abanyarwanda ko abakora neza ari abo muri FPR. Ntabwo bose ari abo muri FPR. No. Ashobora kuba atatanga umusanzu wa FPR ariko afite ibindi akora neza cyane. Ashobora kuba ataririmo cyangwa nta shyaka agira, kandi dufite n'abayobozi batagira amashyaka. Nese niba perezida wa repubulika ashobora kunoma umuminisitiri utari muri FPR cyangwa utagira ishyaka, none wowe mudugudu ugashaka ngo abaturage bose babe muri FPR mutese, ntabwo bakora. Ashobora kuba atari muri iryo shyaka, ari mu rindi cyangwa nta n'irindi agira, ariko agakora neza, akamuturage embo citoyen, umuturage donc ufite akamaro, atagoma. Kushase gusanga abo ngabo wumva ngo bari muri iryo shyaka, nibo biba, nibo bagira urugomo, nibo bagira gute cyane. Ako kantu rero ntaganda yavugiye mu rukiko, urumva ko gafite migufu. Kuko ndabizi ko bibaho pe, n'abandi bantu mu nzego z'ibanze bongere barebe, cyangwa n'abadukurikiye nibasubiza amaso inyuma, barasanga hari inama, hari igihe byaba byarabayeho kugusaba umusanzu ku ngufu, kuguhamagara bakubeshya ko bahamagaye abanyarwanda, ugasanga bavuga iby'ishyaka. Yego, ibyo ntabwo, iyo negise itari nziza. Dukunda kubibona naho dukunda kubibona naho abakozi b'inzego za leta amatora agera bagahinduka abakozi b'ishyaka, abatari mu ishyaka bakabura serivisi. Nza akarere kamwe, gitifu w'akarere yari mu ishyaka ritari FPR, yari uwo muri UDPR. Noneho abakozi kwamamaza bitangiye, abakozi bose bakagenda, akarere kagafunga, kandi we ntiyajyaga kwamamaza kuko atararirimo. Abagiye bose arabandikira, niko bimeze, mwagiye mwasabye n'uruhushya. Urumva, iyo niyo mikorere. Niba uri umukozi wa leta, ntabwo uri uw'ishyaka. Niba ugiye mu bikorwa by'ishyaka, saba uruhushya umukoresha, uhagarariye umukoresha, uhagarariye leta mu kazi ukora. Ibyo bivanaho kuba abantu bakwitiranya FPR na leta. Yego, unfortunately nyine uwo muhungu, uwo mugitifu w'akarere ntakiriho, ariko ntabwo aricyo, sinibaza ko aricyo cyamujyanye, ariko niyo cyamujyana it's okay. Ariko nawe yabaye verdict nk'uko uri kukubwira, yabazaga abakozi ngo wiriwe hehe, nari nagiye kwamaza, wasabye n'uruhushya se? Neke se yigeze inama guverinoma yigeze ivuga ngo mu gihe cya kampanye akazi karahagarara? Aba baturage se si serivisi baje kugusaba uriye? Urimo urubaka igihugu cyangwa uri kugisenya? Uwo mutipe yitwa ni umuhungu w'inzobe, yize geography, andi aturuka mu burasirazuba, akarere ni mu majyaruguru, abantu bahita mumenya. Yabebereye kari, abishwanira na meya, kuko meya we yari uwo mu ishyaka. Urabizi ko ari automatique ko meya ahita aba na perezida w'ishyaka mu karere, ariko gitifu yari uwo muri DPR. Ababera ibamba, avuga ati uzi ko azajya muri kampanye niyandike, asabe konje cyangwa asabe uruhushya rw'umunsi umwe, uwumva azagenda akamara icyumweru ntasabe konje. Iyo niyo logique. Abantu bitiranye ibintu, ntabwo abaturage bose basaba serivisi bari muri iryo shyaka bagiye gukorera kampanye, sibyo? Ntabwo ishyaka ari ryo riguhemba, uhembwa ya leta. Ibyo bintu turayegereje, abantu babyumve. Uzakora gutyo amenye ngo byamuhira bitamuhira, amenye ko azaba ari gukora ibinyuranyije n'amategeko. Yego, gusaba uruhushya nk'abandi bose. So rero urumva, abo bantu bazana agenda, abantu confusing abaturage, nibaza ko atari na serivisi nziza baba baranda iryo shyaka. Ugenda ukabeshya ishyaka ko abanyarwanda bose baririmo guteza, byose rirabiyobewe. Wijya mu baturage ngo bumvishe ko bose bagomba kuba mu ishyaka rimwe. Kujya mu ishyaka n'ubwende, kandi ishyaka rifite ibigwi, kurijyamo ntabwo binginga.
utaririmo ubwo nuko afite ibindi atabona mureke. Yego. No ntabwo ari ishyaka ryo kujyamo abantu b'abatsindirano. Nta n'umusaruro byagira bibaye. Uwuhe se nyine uwuhe se yagiyemo ari umutsindirano. So urumva rero Ntaganda ako yagakomojeho ibyaha byose ari umushinjacyaha yazanye ingingo nubwo zimo inkenekene. Ntaganda nawe azana ingingo zikakaye noneho. Umushinjacyaha yongeye kuvuga ko Ntaganda akomeza kwita perezida fondateri wa PS Imberakuri kandi atanga amatangazo muri iryo zina. Yego. Ntaganda aramubwira ati ndiyisewe naba nipfobeje kandi nzarinda mpfa. Tizaninda pfa n'inge fondateri. Amatangazo nyatanga mu izina rya perezida fondateri wa PS Imberakuri nubwo mu mategeko atari we. Hanyuma avuga harakanwe uze kureba amaterime yakoresheje rero avuga kuri iriya statut ngo narayidoze ndayidanangira arakandi niba ari ikakaye idanangiye. Oya hari ukudanangira kudoda nakandi katoya ikakaye cyangwa uraza kukabona harakandi gaterime uwo niwe Ntaganda ubundi byari kunagaza adakoresha adakoresha utwo two narayidoze ubwo ni statut avuga ntabwo ari ukuvuga ngo narayanditse. Oya narayidoze ndayidanangira. Ntaganda rwose agarutse mu bukiro rwose ibintu bigiye nako ubu tuzategereza kuwa kabiri niba mwemerera ariko aje byaba bishyushye. Amaterime yabarusha barafinda ku bintu byo kuzana kungura inkoranya y'ikinyarwanda. None se ko bigaragaza ko ahubwo nawe icyizere nta cyaragira ati yewe mbamona urubanza nararuciriwe mpagaze. Oya ura rubanza rwari ruryoshye nubwo ntarubayemo. Avuga ati naciriwe urwo gupfa mpagaze. Noneho umucamanza atese turakuzura wazutse kuri hano mu rukiko kandi warapfuye. Ati statut saba nuyibona tuzaba tukuzuye. Urumva umuburanyi nibyo bita kwempoza umukino. Umuburanyi uza niba warakurikira urubanza rwa Mugesera. Umuburanyi ashobora kwempoza imiburanishirize. Nibaza ko umucamanza atari agamije atari gukoresha ayo materime ariko kubera donc Ntaganda yabinjije mu mujyo wo kungura inkoranya y'ikinyarwanda kuzana materime aremereye aryoshye none birangira n'umucamanza ariko ngo niko turabatukuzuye nitugahanagura bose turatukuzuye kuko yaravuga ati narapfuye nakatiwe urwo gupfa kera. None wowe se abo bantu barugukatiye ni bande? Ni Imana. Urumva yari yabajyanye muri wa mujyo ubundi cyo ntago umucamanza ariko kuko ibyo ngibyo ntaho bihuriye n'amategeko vuga ngo nakatiwe urwo gupfa. Hano Ntaganda yaravuze ngo nateguye statut igenga ishyaka mu magambo ye ashyiramo amategeko. 1 adoze adanangiye kandi aharaze. Kandi aharaze guharaga ariko kandi ko nari nabuze byari kuntungura Ntaganda atakoresha amaterime. Amategeko adoze adanangiye aharaze. Abazi gutanaga atanaze. Abazi uburyo abana kera babangaga imipira ni uburyo waharagaga umupira n'umushipiri. Niko gutanaga twe twabyitaga gutanaga. Guharaga no gutanaga ubwo byajya kugira sansi imwe. Ni nko guharaga ni nko gutera amabara. Kwiharaga urugina banza ari byasaga nko kwisiga umwura mu bantu babaga mu mikino njyarugamba ugira ngo nibura umwanza gutinye ngira ngo yiharaza urugina. Nawe rero amategeko agira ate aradoze aradanangiye araharaze Ntaganda. Rero ikiko rwavuze ko kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ubwo ntekereza ko zizaba ari tariki 14 urumva banabishyize hafi kugira bamworohereze ariko bashobora no kumushyira nyuma y'amezi 3 cyangwa ukwezi. Yasabye ngo mubyihutishe kandi nyine nicyo nkubwira ngo ni urubanza rwa politiki. None se abandi ko babaha ibyumweru 2 usomwa ariko we kubera ko attention Ntaganda buriya ikindi ugomba kumva Ntaganda
ni personality navuga ngo ikira ibintu bye birazwi cyane yego mu Rwanda mu mahanga hehe ngo nta pressure hano kaba gahari kakakiye ka pressure gakeya gusoma urubanza kuwa gatanu kumva kuburanisha kuwa gatanu ukarusoma kuwa kabiri na Victoire bamuhaye iminsi irenga iyo ngiyo urumva ntagande bahita bamushyira kuwa kabiri kubera ko batinze ya kakantu kajya kumera nka pressure gato bibeshya bakarusoma itariki yo kudepoza gushaka kandi gutanga kandidatire muri neke yararenze amahanga yavuga ko bamuhangamiye ubwo niko inkuru zakwandika so rero urumva ibyo birihuse kwa kuburana kuwa gatanu ugasubirwa kuwa kabiri abari bakana nta zindi se zaburanishijwe mbere ye y'urwe ntabwo zabura zihari ziryamye so kuwa kabiri ubwo urumva bizarara bimenyekanye ariko icyo mbona cyo umucamanza niwe uzamenya icyo ashyira mu gaciro icyo aha agaciro ariko gutinda gutanga ihazabu byo ntabwo mbibona nk'ikintu cyagira ahubwo izo raporo zo hasi nubwo ntaganda yisobanuye kuko ubusembwa kubukurwa nuko izo raporo zo mu nzego z'ibanze ko umuntu yitwaye hanze ya gereza nizo zitanga iki zereka ariko niba ari amatangazo yasinyaga we na ntuza na Ingabire Victoire kandi na Victoire baragize babihaye agaciro niba ari amatangazo na ntaganda ntabyo yabona noneho Karege ukiri aho ngaho muri uru rubanza rwari rwitabiriye hari abantu benshi bari bamuherekeje ariko mu bantu babaye remarquable Victoire Ingabire nawe yararimo nta ma personality nyine abazwi yararimo rero mu by'ijwi rya Amerika ryamubajije yavuze ko nawe ngo kuri ntaganda abona bisa nibigoye ati ariko byibura nakomeza agerageze nyuma yuko giyewe byanze guherekeza ntaganda kwa Victoire hari ikintu byaba bisobanuye ntabwo cyabura urumva naguye bahora basinya amatangazo conjointe hanyuma icya kabiri niba ese buriya nabita abajimere abajimo no haraho kuba bashyira hamwe mu gutanga amatangazo kuba umurongo wabo ari umwe noneho byaba bivuze ngo kuba bareba ibintu kimwe noneho Victoire akaba yarangiwe ni nkaho yakavuze ngo dore chance ya nyuma sigaje ni ntaganda bemereye ntaganda ni nkaho nanjye naba ndaho hafi ni nka fille d'honneur nicyo bisobanuye ibyo yabuze bihawe ntaganda nawe yaba asubijwe amwatsi yego icyo nicyo byaba bisobanuye ariko no guherekeza inshuti ni bisanzwe ni nkuko buriya umwe muri bo yaba yaragiye kureba ukunda afungurwa n'urugero ahantu henshi baba bari kumwe no mu gushyingura kwa dushyingura ntwari ku Kamonyi bombi bari bahari kandi bari ego ni naho mbaheruka amaso ku yandi dushyingura ntwari bongeye kugaragara nabicahaga wa undi nawe waburanye mu cyumweru gishize nawe yari ahari bongeye kugaragara rero fille d'honneur wikeretse ahubwo ubwo byakabaye bigira nose mu rwa Victoire ntaganda ntago yaje ariko byanze bikunze sont les oiseaux du même plumage niko babyita nashatse kubita ni impanga ni iki hari byinshi bumva kimwe hari byinshi byose ni amashyaka opposition ataremerwa yose agizwe n'abantu babanje guca hahandi irwahanda urumva bafite byinshi bahuje ejo kurake muri gereza bigeze kubanamo nk'imyaka ingahe nk'ibiri babanyeyo hari utuntu twinshi baziranyeho urumva guherekeza nta birenze guherekeza umuvandimwe n'ibi ntaganda ubu ikiza reka tuze gutegereza imyanzuro wenda y'urukiko si kera kuwa kabiri ni vuba cyane ahubwo hakabaho kwibazwa ngo noneho reka uteye imetero reka twumve ko wenda iby'ihazabu umucamanza wenda asanze atabishungiraho cyane wenda n'izo raporo agasanga wenda yatorera ariko icyitwa kuba yabangamirwa no kuba atakibarizwa muri ririya shyaka icyo ni kimwe
kandi wacyita perezida fondateur yasigara ameze nk'aho imbaraga za ririya shyaka ntazo, kongera gusa n'ugarura ubwiyunge muri ryo nabyo bishobora gufata ikindi gihe kirekire. Ibyo uteye imetero ni iki twabona? Igishoboka cyo Ntaganda ihanagurwa busembwa ashobora kuribona. Ikintu cyamubangamira raporo, ziriya raporo zo nta birenze, ahubwo wenda ari amatangazo atanga, niba yarabujijwe ibikorwa bya politiki akaba atanga amatangazo, icyo cyari ikibazo. Hanyuma nanone guhanagurwaho ubusembwa ntabwo bivuga ko neke izemera kandidatire ye. Nta c'est pas garanti. Nawe bazamusaba ya mikono 600, niyibeshya akazana abapfuye agasinyisha abatakiriho. Ntabwo ari garanti. Bashobora kumuhanaguraho ubusembwa ariko ntibivuga ngo automatique marahita bakandida. Ibyo ntabwo birimo. Hanyuma sinzi ikindi warumbwiye kuri ibyo kwiyitira ishyaka. Atanze kandidatire kuko rya shyaka deja ryaramwirukanye, kandi gusaba kurisubiramo ntibyashoboka. Byasaba ko ashinga irindi akarijyana muri RGB cyangwa se akiyamamaza nk'umukandida wigenga. Ibyo nibyo byonyine. Ko rero ryo kurisubiramo ntibyakora. Kuko ntabwo abanye neza na Mukabunani. By the way hari n'abarwanashyaka ba PS imbera kuri bari hano batari mu rya Mukabunani bategereje rya Ntaganda. Biragutunguye ndabazi uwo mwuka si yo mibanire ikaza kuko ubwo urumva ku mugani nk'uko bivuze, niba wajya ukomeza kuvuga ati nzarinda apfa nkiri perezida fondateur, kandi tukaba tubona ko kwiyunga kwabyo bigoye mu gihe wenda yaba hanaguye ubusembwa akaba yajya gutanga kandidatire byashoboka. Okay, baze byashoboka binyuze mu nzira zanyuzwemo yirukanwa mu ishyaka. Byashoboka hanaguyeho ubusembwa, none hanagura ubusembwa akarijyana muri PS imbera kuri bakamwakira. Byashoboka umuterankunga wa PS imbera kuri abigiyemo. Byashoboka uwavuze ngo bamwirukane abivuze. Ibintu byose birashoboka. Ariko Ntaganda we ku giti cye kugenda ngo Mukabuna ngo unaringarutse wari wagiye. Ntabwo byashoboka. Icyo cyari gishoboka rwose. Donc byashoboka bivuye ku muterankunga, bivuye kwirira hanagurwa ubusembwa, bivuye aho oda yo kumwirukana yavuye, hashobora no kuva imureyintegra. Ariko kumureyintegra mbere yuko abone hanagurwa ubusembwa byo ntibishoboka. Nta nicyo byaba binamaze. Kwakira umurwanashyaka ufite ubusembwa ntacyo byaba bimaze. Nta kintu byaba bimaze. Reka tuze gutegereza noneho ikiza kuvamo. Ariko ku bijyanye n'umwuka w'amatora, ntabwo ari Ntaganda wavuzwe gusa, ahubwo na Rwigara Diane nawe yaratangaje ko agomba gutanga kandidatire. Ubusembwa nta kibazo, nta byose. We nta busembwa afite. Yego. Diane Manza we yabaye umwere, we nta kibazo. Nyuma y'uko yamabaje 2017 ntibimukundire, uyu munsi noneho ni nk'izihe avantage ubona zaba zimworohereza kukuba yaba successful muri aya matora nk'umukandida wigenga? Aragira ati u Rwanda numva nifuza n'urw'abanyarwanda bafite amahoro, ubuzima basha kubona aho baba. Ati nibyo u Rwanda tubaye mu mutekano, ariko umutekano tubanyemo iki? Ariko ibyo ntabwo nzi ibiyari muri plan d'action ye ya 2017 n'ibiri mu yo ateganya uyu munsi. Ariko u Rwanda kuba rwamera neza ntabwo ari ngombwa ko abarwifuriza ibyiza bose ntabwo ariko baba perezida. Cyo nacyo abantu ntibakajye babeshya abandi. Ushobora kugira uruhare mu kuba rwarutunganya utabaye perezida. Ibitekerezo byawe bikaca ahandi, ukaba depite, ukaba ministre, cyangwa ukaba uvuga rikijyana. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, muri 2017 impungenge mfite Diane ashobora gukosora plan d'action ye, ariko uriya muryango par rapport y'ibibazo biwuhoramo, kera bajyaga baca umugani mu Kinyarwanda ngo witsamurana umujinya ukipfunira. Diane icyambere, inama ya mbere yagombye kugira ni ukutiyamamazanya umujinya wibiba mu muryango we. Yego. Naza avuga ngo inzu yabarahishenye
cyane ko ntanemera n'impanuka yahitanye se ntaza avuga ngo impanuka ngo bashyize mu gishitingi akiri muzima, ntaza avuga ngo hoteli barayishenye, ntaza avuga ngo cyamunara, ntaza avuga uruganda, ntaza avuga kuko nanone ari ibyo kuvuga ngo u Rwanda umutekano ngo dutekananye iki azanye ibyo byaba ari hanyuma. Icya kabiri ukongera ukareba ese we ni muntu ki mu buzima busanzwe se hanze y'amatora urwo Rwanda yifuza yarugaragaje gute ku buryo yagaragaje uruhare rwe akakumirwa no kuba atari perezida. Ibyo byose abantu baba babireba. Erega abanyarwanda nabo bamaze kujijuka kureba urongura ukuvuga ati mu bundi buzima busanzwe mu byo wari ushoboye wakoze iki ngo rutungane ku buryo twabona tuti niba natunganyije ndi gitifu umurenge cyangwa ndi meya w'akarere none ndashaka kuzamuka atari ko mbaye perezida. Ni ibihe bindi uba warakoze ku buryo ukumirwa no kuba perezida? Ariko gutangira ibyo wifuriza u Rwanda ushaka kubitangira mu ntebe ikomeye ya mbere ntago biba bigoye abantu kugira ngo bakwizere. Ariko nanone ari icyo utambajije utatekerezaga ko kandi nkeneye ko kimenyekana. Diane niba aje kwiyamamaza bwa kabiri hari icyahindutse wenda muri we, icyahindutse muri mwuka umuzengurutse mu mikorere, mu migirire, mu mitekerereze, mu nshuti, mu bavandimwe, mu baterankunga. Ibyo byose bishobora kuba ari byo azanye. Ariko ngiye nkamugira inama ngo yitandukanye, yirinde kwitsamurana umujinya. Icyo ni kimwe. Ariko nanone ashobora kuba agarutse ari mushya akaba yakwitandukanya n'uwo mujinya. Ariko ikibazo na tere yarahindutse nawe aje ari mushya, ariko tere irashaka kumuha navuga ngo iki uko yakiriwe. Mba ndi kugenda nsa n'uci ruhande uko yakiriye, uko akayihayeho ka Diane kakiriwe birazamura izina rya Diane kurusha uko birimanura. Abantu batangiye bazamura bwa bufoto bazamura ya mafoto ya mafoto ya kera atambaye. Abandi bati dore uyu nguyu ibiki. Nabonye ibintu byinshi muri media ya mu Rwanda, kuri social media, muri Kenya, hehe mahanga, birubaka izina rya Diane kurusha uko bamureka libroma bakamuha form akajya gushaka abamusinyira 600 nawe akirinda kujya mu Busanza bwa hariya akarinda kujya mu Marimbi basi bakamureka karaninga akabona ayagenewe cyane. Ariko nibakomeza kuza uko bazamura ubufoto niko bazamura izina rye, niko promoting. Nuko urumva hanze ibitangazamakuru bya hano hanze Tanzania na Kenya bimwita ngo challenger, mukosowaji mukosozi ibintu nk'ibyo. Uko noneho rero abari kumuharabika biragaragaza ko abo bakorera batinye Diane. Aho nizo ngeri zamukira mu Rwanda mpuzamahanga. Bari kumuzamura mu gihe agiye mu nzira zisanzwe agasinyisha bisanzwe yakabaye yaba ari netre akagiye kwiyamamaza nk'uko bampaye Imana ba Frank Habineza biyamamaje. Ayo babonye bakayakira nawe akabona yakwiye. Ariko biriya byo ni promotion ku mugani. Yes, hari bibaho kandi biriya na anti campagne kuwo bakorera kubakoresha. Ukoresha bari bari guharabika Diane, ubakoresha araranda mauvaise service uwo yita ashyigikiye. Yes. Ubusa Diane yagiye akavuga ati dore bagize ubwoba, dore batangiye gukoresha ntuza batangiye gukoresha ntuza zabo ziri kuntondagira. Arutabyumva se bagita babona ko ari uruhande rwo kuyobokwa. Nyine bari kumusebya kubera kumutinya. Uwavuga gutyo ntabwo yaba abeshye. Ntibamureke. Sibyo se? Niko byakagombye kugenda. Akantu wampaye hano kati popo ko muri Kenya ni byinshi
ni byinshi urumva ariko biriya ushobora kubyita ko communication ni ikintu gikomeye cyane. Communication on ne peut pas communiquer. Icyo ukoze cyose kirakomunika. Ibyo wanditse ntibivuga ngo abantu barareba content ya message wanditse, ahubwo barareba muri wowe wayanditse ugamije icyo urindi nicyo kirebwa. Nyine bari abantu bundi bari kuzana tura tuntu twose kuri Diane bari exprime iki ubwoba, bari exprime ubwoba. So rero abandi ni bamwita challenge, amahanga namwita challenge, abandi bakamwita mukosozi. Baragendera kuri ibyo, sibyo se ko batabikoze kuri Mpayimana. Cyo kora ugeze kujya kuri Twitter atuka Frank Habineza ngira ngo amwita ukundi kuntu. Ariko Diane araza bagagurukira rimwe ataranatanga kandidatire. Bari abakora biriya n'abanyabwoba, kandi ushatse wasezerera biriya sa exprime ubwoba. Barakubaza kuki bakoze ubwandiko bakavuga ngo kuki Diane akibara kudekarara ko ashobora kuba yakwiyamamaza, abantu bo ku ruhande runaka batangiye kuzamura utuntu n'utundi bakazana n'udufoto twa 2010 na kangahe atambaye. Yego. Umwarimu akubajije ati bivuze iki, wamuvuze n'abanyabwoba bamutinya. Yego. So rero kumutinya egari kumuha imbaraga. Byakabaye byiza no kumureka, niko kumuca intege. Kumureka akagenda bisanzwe, yajya muri kampanye ikwasteri zingahe cyangwa amajipe itsoke, tugatora ayabonye agacyurayo cyane. Ariko ubu ngubu nagira n'amahirwe neke kawumwakira agashaka abasinya imikono 600 akayibona, akaba umukandida agize make, raporo zaza zivuga ngo twarabibonaga ko bazayamwiba paswe batangiye kubutondagira akigira igitekerezo. Iyo raporo wayicika, uwo muntu wabikora gutyo wamuveba. Not really. Buriya rero nyine bari kuburanda service batabizi. Kariye reka twegekeho. Yego. Reka twegekeho amasomo y'abari menshi kandi yezo abari menshi kandi ntabwo yatangira rimwe. Ntabwo yatangirwa icyarimwe. Reka tukureke komeza ugende mu bindi bikorwa. Ibiganiro bya Wide Media byo birakomeza. Wakoze cyane. Asante sana.